Isashimwe umuntu w'Imana ngo ikaze kuri Christian Hope Today, ngo ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana Jene Leonard. Tubana mu mwanya wo kwiga ibyigisho by'ishuri ry'isabato buri munsi mu gitondo saa 12. Nejejwe yuko tugiye kubana rero muri aka kanya witeka kwishimire. Turi kwiga icyigisho kitubwira ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Turi ku cyigisho rero kitubwira ngo imvugo shusho zerekana ibizaba mu minsi y'imperuka. Tugeze ku ngingo yaho yo kuwa kabiri, ingingo itubwira ngo umurimo wo kwihana. Ku munsi w'ejo twiganye amagambo atubwira ngo umuhanuzi ugenda yanga. Twabonye igitekerezo cya Yona. Uyu munsi rero tujya gukomeza igitekerezo cya Yona, tujya gukomeza mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu nifuza ko mbanza kugusomera ino nkuru kugira ngo tuyijyanemo neza, ariko mbere yuko twinjira mu cyigisho nyirizina reka tubanze dusenga Imana. Data wera, Imana dukunda, Imana twitaho, icyubahiro kibi cyawe, twongeye kugushima kandi tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, kugira ngo Imana ikomeze isobanure intekerezo zacu, kugira ngo utwigishe, wigishe abantu bawe, maze Data mwiza mu gihe twiga ubuhanuzi bwa Bibiliya binyuze no muri iki gitekerezo cya Yona, tubashe gusobanukirwamo inama y'agakiza kawe. Ngaho bana natwe rero dusobanurire kuva dutangiye kujya dusoje, mu izina rya Yesu, amen. Yona igice cya gatatu haratubwira ngo Yona yongera gutumwa i Nineve cyangwa Niniwe, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira riti haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Nineve wari umurwa munini cyane, kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'Nineve bemera Imana, bamaze itegeko ryo kwiriza ubusa bose, bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje, hanyuma y'abandi. 60 ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Nineve bati umuntu wese yo kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi byo kurisha kandi byo kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Yego, ni iki gitekerezo dusomye muri Yona igice cyaho cya gatatu. Ndagira ngo tujyane muri ino ngingo. Batubwiye ngo Yona yari afite ubutumwa bwumvikana neza bwari bugenewe abantu b'Ininiwe. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Nk'uko tubisanga muri Yona 3:4 tumaze kwasoma, biragaragara neza ko aha hantu hari hugarijwe n'akaga. Ariko se ayo si amagambo yari aturutse ku muhanuzi w'Uwiteka? Nyamara se niki cyaje kuba kuri Nineve? 3:5 kugeza ku 10 hatubwiye ko ubuhanuzi Yona yahanuye ntabwo bugeze busohora. Kubera iki butasohoye rero? Batubwiye ngo abantu b'i Nineve barihanye, biyiriza ubusa, maze Imana irabababarira, yibuza icyo yari igiye kubagirira. Yego, abantu bose batuye muri uwo murwa barihanye, maze kurimbuka kwari kwahanuwe gukurwaho nibura mu gihe runaka. Ibyago byajyaga kugira byarahagaze.
Imana ya Isiraheli yahawe ikuzo kandi yubahwa mu gihugu cy'abapagani, ndetse amategeko yayo arubahwa. Hadashize imyaka myinshi nyuma y'icyo gihe, Nineve yagombaga kwigarurirwa n'amahanga yari ayikikije bitewe n'ubwibone no kwibagirwa Imana. Aya ni amagambo dusanga mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje y'173 kugera ku 174. Ni igitabo cyanditswe n'umuja w'Imana Ellen White. Mbese mu minsi iheruka dushobora kwitega ikintu nk'iki ku butumwa buheruka uzabwirwa abatuye isi yacumuye? Yego, ariko kandi oya. Ni ukuvuga ko ku isi yose hazabaho abantu benshi bazitaba irarika rivuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyago byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, nk'uko tubisanga mu Byahishuriwe 14:8. Ku isi hose abantu bazahagarara mu mwanya wabo, maze mu gusuzugura inyamaswa bitondera amategeko y'Imana kandi bagere guhamya kwa Yesu, nk'uko tubisanga mu Byahishuriwe 14:12 havuga ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakajya kwizera kwa Yesu. Abo bantu kimwe n'ab'i Ninewe bazarokoka, urubanza ruzagera ku bazarimbuka. Nanone kandi mu gihe ubuhanuzi bumwe namwe nk'igihe Imana atangazaga ko Niniwe yagombaga kurimbuka, buba bufite ikigombero. Niniwe yagombaga kurimbuka kiretse gusa abantu baho bahindukiye bakareka ibibi byabo. Muri Yeremiya 18:7 kugeza ku 10 havuga ngo iki: igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho, bisenywe, birimbuke, ariko iryo shyanga navuga niriva mu byaha byaho, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye, ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Ni amagambo agaragaza yuko Uwiteka iyo abantu batihannye Imana irabarimbura, ariko ngo iyo umuntu yihannye ngo Uwiteka yibuza ibibi yendaga kugirira abantu cyangwa ibyago byendaga kugera ku bantu, maze bakababarirwa. Ubundi buhanuzi ntabwo ukurikiza ikigombero, burasora hatitaye ku nyifato abantu bagize. Ubuhanuzi bwerekeranye na Mesiya bwo kuza kwa mbere kwa Kristo no kugaruka kwe, ikimenyetso cy'inyamaswa, gusukwa kw'ibyago, akarengane kazabaho mu minsi y'imperuka. Ibyo ntibikurikiza ikigombero, bizabaho hatitaye ku byo abantu bakora. Ibyo abantu bakora ndetse n'amahitamo yawo bizagena uruhande bazahereramo igihe ibikorwa biheruka byahanuwe n'abahanuzi bizaba biri kuba. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravugwa, ubuhanuzi buravugwa. Uyu munsi turavuga ijambo ry'Imana, n'ubu turi kurivuga. Ikibaho ni iki? Ni uko Imana iraduhamagara kwihana, nk'uko ab'i Ninewe bahamagariwe kwihana. Barihannye maze barababarirwa, ariko batubwiye ko nyuma yaho mu gihe runaka barongeye bakora amakosa, bararimbuka, bigarurirwa n'andi mahanga. Natwe nuko bimeze. Mu gihe Imana ivuze ijambo ryayo hakaza ikigombero cy'ibyo tugomba gukora. Imana ivuga ko umuntu niyihana atazigera arimbuka. Yohana 3:16 avuga ngo iki? Ngo kuko Imana akunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, n'umwizera kugira ngo atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hari ikigombero, ugomba kwizera umwana w'Imana kugira ngo utarimbuka. Na hano ab'i Ninewe bahawe amahirwe kugira ngo bihane batarimbuka. Natwe uyu munsi turahamagarirwa kugira ngo twihane, nitwihane tuzarimbuka. Ariko hari ubundi buhanuzi, kuza kwa Mesiya, ikimenyetso cy'inyamaswa, gusukwa kw'ibyago 7, akarengane. Ibyo bizabaho nta kigombero kibaye. Ikigombero kiri ku kwihana kwacu. Nitwihana tuzarimbuka, ariko nitutihana tuzarimbuka. Imana dushoboze mu izina rya Yesu. Ikibazo cyo kubaza dusoza ari nacyo umwanditsi yatubajije: ni ayahe mahitamo uri kugira muri iki gihe ashobora kugufasha kumenya amahitamo uzagira ubwo ikibazo cyo kuramya Imana cyangwa kuramya igishushanyo kizaba kije mu isi? Ese ni ayahe mahitamo uyu munsi uri kugira? Uri guhitamo Imana? Kuko amahitamo tugira nayo buri munsi. Ibikorwa dukora buri munsi bigaragaza amahitamo n'uruhande turi guhitamo. Reka uyu munsi amahitamo yanjye ayo guhitamo Yesu Kristo, abayo guhitamo uruhande rw'Imana, ayo guhitamo kugira ngo nzabe umugane w'Imana,
kugira ngo nzajye guhamya kwa Yesu. Imana dushoboze mu izina rya Yesu. Ndanezerewe yuko turangije aya magambo. Hari icyo wumvisemo, hari icyo ushaka kutwunganira, hari icyo ushaka kunganira ubwoko bw'Imana, niba gihari wacyandika muri komenti kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana rero akomeza kudusobanurira uyu munsi, utubere umunsi w'umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga. Turagushimira Mana ikomeye ko waduhaye amahirwe yo kwihana kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Imitima yacu iranangiye, imitima yacu ibogamiye ku kibi. Turakunze kugira ngo utubashe guhagarara mu ruhande rwawe. Ni wowe barihanye, ibyabo byararangiye, ariko ni wowe none uyu munsi ni twebwe turaburirwa ijambo ryawe, turabwirwa ijambo ryawe kugira ngo twihane, udushoboze guhindukira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.